Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije bene data bakozi b'Imana aho muherereye hose. Uwiteka Imana abahezagire cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba Imana yabarinze kandi nanjye ikandinda. Ni ukuri Imana iba yarwanye urugamba rukomeye cyane. Rero Imana yacu nishimwe. Reka rero dufatikanye ni ukuri gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose mbashimira uburyo ki mushyigikira, abansengera, abakora subscribe, n'abakomeza kuduha ibyiyumviro kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka mu izina rya Kristo Yesu. Rero nihanganisha abantu bose bafite ibibazo, kuko turi mu isi twambaye umubiri kandi umubiri urageragezwa. Iyi si Satani niyo yamanukiye kugerageza abantu b'Imana. Yesu adufashe rero kandi mwihangane mukomere, Uwiteka azabarengera mu izina rya Yesu. Reka dusengane Imana. Ndagushimiye Mana Data, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye wo kugira ngo tuganire ijambo n'abakozi bawe mu izina rya Kristo Yesu, murengezi w'itorero. Ndasenze ninginga Mana umanuke ubane nanjye, kandi Uwiteka ijambo ryawe rigira ikintu rirema mu mitima ya benshi. Urakoze cyane kuko uri Imana, ntaba ari jya ugaragara, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 66, duhere ku murongo waho wa mbere. Aravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Muzanyubakira nzu ki? Kandi aho nzaruhukira hazaba ari hantu ki? Kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye, bikabaho byose, niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Yesu ashimwe cyane. Rero aya ni amagambo Imana yahishuriye umukozi w'Imana, cyangwa se yaganirije umukozi w'Imana Yesaya. Arangije aramubwira ati, iyi si ni intebe y'ibirenge byanjye, n'ijuru byose bisigura yuko Uwiteka Imana ariyo yaremye ibintu byose, kandi Imana ibifiteho ubutware. Arangije abaza Abisiraheli anyuze mu mukozi w'Imana Yesaya. Arangije arababaza ati, muzanyubakira nzu ki? Ni hehe nzaruhukira? Imana idufashe cyane. Uwiteka Imana natwe uyu munsi wa none aratubaza mu byo yaduhaye, aratubaza mu mibiri yacu dufite yaturemanye. Imana itugirire neza. Ari kukubaza nanjye ambaza, Uwiteka turi kumwubakira iyihe nzu? Si uko Uwiteka abuze ahantu ho kuba, ariko akeneye mu mutima wawe ikibanza. Mu butunzi bwawe akeneyemo ikibanza, kuko Uwiteka byose niwe wabiremye. Yesu nashimwe kandi Yesu ahabwe icyubahiro. Uwiteka twibukije ko ibi byose tudakwiriye kubyiratana. Umubiri Imana yaguhaye, abana Imana yaguhaye, umugore Imana yaguhaye, umugabo Imana yaguhaye, ntabwo ari igisubizo cyo kugira ngo wirate ku bandi, kuri ba bapfakazi batabafite. Imana itugirire neza, ku bakobwa batarashyingirwa, ku basore batarashaka, ahubwo Imana byose yabiguhereye. Imana ishimwe kugira ngo uyiheshe icyubahiro. Imana itugirire neza. Rero Imana iri kukubaza ngo muri ubwo butunzi Imana yaguhaye, uri kubukoresherezamo Imana gute? Wahaye ikibanza Imana gute? Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ufashije imfubyi zingahe mu butunzi Imana yaguhaye? Ufashije abapfakazi bangahe mu butunzi Imana yaguhaye? Imana idufashe. Uri gutanga amaturo gute mu murimo w'Imana?
Yesu atugirire neza kandi Yesu atuganze. Uri gufasha abarushye gute? Imana itugirire neza. Uri kuvuza abarwayi gute? Mbega byibuze mu isi, mu bantu Imana yiremeye, mu butunzi Imana yaguhaye, waririye Imana ngo iguhereze ubutunzi. Mbega uri guha Imana icyubahiro, ugafata umuntu umwe ukavuga reka ndamufashe ndamuvuze turebe ko yakira. Imana itugirire neza. Niwakora bene ibyo bintu ugafasha imfubyi byibuze imwe mu mfubyi 30 ziri ku isi, yenda reka mvuge gutyo, ugafasha umwe, uzaba uhaye ikibanza Imana mu mubyawe. Yesu nashimwe. Umubiri wawe nuwegurira Imana. Imana itugirire neza, ukareka kuwukoresha by'imyuka mibi, ukava muri za ngeso mbi zidatunganira Imana. Uzaba uhaye Imana ubuturo bwera mu mubiri wawe. Haleluya. Umutima wawe nuwukura mu bizira, ukawukura mu byaha runaka, bya bindi nawe uzi ukora ntakwirirwa mvuga, ni ukuvuga ngo uzaba uhaye Imana ubuturo muri wowe. Yesu nashimwe, kuko Imana yakuremye ikwishimiye. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana iri kukubaza ngo uzubakira, Imana izaruhukira hehe? Imana irashaka aho iruhukira, atari uko yabuze ahandi yaruhukira, ni muri wowe ishaka. Imana itugirire neza. Irashaka amahoro, uhesha abandi amahoro abandi. Irashaka uyihereze ikibanza mu mutima wawe, ukorane n'Imana, uvuge iby'Imana, ushyire hejuru izina ry'Uwiteka. Yesu nashimwe. Kandi Imana itugirire neza cyane. Bene data bakundwa b'Imana, Uwiteka yishimira umuntu ufite umutima uciye bugufi kandi umutima unyuzwe. Yesu atugirire neza. Gira umutima unyuzwe, gira umutima uhimbaza Imana, gira umutima unezererwa Imana mu dukeya no mu twinshi. Imana ishimwe. No muri cya gihe wabuze, Imana itugirire neza. Ushima Imana. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Nibuka igihe kimwe twari mu bushomeri n'ubutware. Yesu atugirire neza. Twari tugombaga kwishyura inzu, tukagomba kurya, tukagomba gukaraba. Imana idufashe. Ariko kandi ntitwigeze ducika intege, twasenze Imana. Nibuka igihe kimwe Imana yakoze ibitangaza, ikora ku mutima w'umuntu, si igihe kimwe si na kabiri. Imana igakora ku bantu ntigeze nababwira n'ibibazo. Ariko mbona umwe yigeze kudusangisha mu nzu 30,000. Imana itugirire neza. Icyo gihe nari ndahandi hantu mu kindi gihugu, nta nubwo nari ndahantu navukiye cyangwa umutware yavukiye. Ariko Imana ngiye kubona mbona Imana ifasha umuntu mu gitondo kare atuzanira 30,000. Imana itugirire neza, kubera ko twari dufite kubaha Imana kandi twari turimo dusenga Imana n'umutima utuje. Yesu nashimwe. Nawe ndashaka kukubwira ngo ubushomeri bwigukura mu by'Imana. Imana itugirire neza. Nabonye Imana itugaburira. Haleluya. Kuko twe twarayihaye ubuturo, na n'uyu munsi kandi turacyayikomejeho. Yesu nashimwe cyane. Mwene data, birashoboka kuri kwivovota, bigatuma Imana ibura ahantu itura muri wowe, bigatuma wirukana Imana iwawe. Imana itugenze kubera ikigeragezo uhagazemo. Ariko Uwiteka Imana arakubaza ngo uzamwubakira nzuki. Ndashaka kukubwira ngo uyu mwanya wubakire Uwiteka Imana. Haleluya. Inzu yawe ni umutima wawe Imana ishaka. Ni umutima wawe, ni umutima wanjye Imana ishaka. Irashakamo ikibanza. Imura ibyo bigirwamana ukorera. Ibigirwamana si ukujya mu bapfumu gusa. Burya hari ingeso umuntu agira bikamubera ikigirwamana. Imana itugirire neza. Hari ukudaca bugufi, hari agasuzuguro, hari ububeshyi bwa buri munota, hari ubugambanyi, bya bindi byose, gukuramo amada, abadamu baca inyuma abagabo, abagore batanyurwa, badafite abagabo, barangiza bakayagutwara.
abakozi b'Imana bakajya gutwara abasore bari aho ngaho b'imigenda bakajya basambana. Imana idufashe. Uwiteka Imana ashaka kuve muri ibyo byose, ugarikire Uwiteka. Niba utaranamumenya Uwiteka, uve muri ibyo bizira, umuhereze ikibanza kugira ngo urusheho kunezeza Imana. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Reka dusengane Imana. Ndazi ko ijambo ry'Imana uryumva buri munsi, ni ukwibukiranya kugira ngo turusheho kunezeza Imana mu byo dutunze, byaba ari bikeya byaba ari byinshi, unezezemo Imana. Haleluya. Uwiteka Imana nawe azakunezeza kuruta naho agejeje ari gukora. Imana ishimwe. Reka dusengane Imana. We wari unaniwe, we wari ucitse intege kubera ibibazo runaka, wowe wari urimo kwivovota, we wari ucitse intege, wari ugeze ahantu mu kibaya, ariko ngera uzamukire muri iri jambo, umenye ko Yesu agira neza. Reka dusengane Imana. Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ngushimiye Mana ijambo ryawe tugejeho ritwibutsa ko dukwiriye kukubakira mu izina rya Yesu, kandi twaguha ikibanza mu mitima yacu ndetse no mu byacu. Ndasenze n'inginga rero Mana, aba bantu bari baragutaye, abantu bari barakwimye amatwi, abantu bari baraguteye umugongo, ndabasengeye mu izina rya Yesu, ubabarire Mana, ubeze ubatunganye mu izina rya Kristo Yesu, ubahumanure, ubigize bugufi, ubejeshe amaraso abire ku musaraba w'i Gologota mu izina rya Yesu. Ubakure mu mwijima bari barimo, maze ubamurikire. Haleluya. Urakoze Mana Data. Himbazwa ko hari aburobye, himbazwa ko hari abuhaye agakiza, himbazwa ko hari abushubije mu izina rya Yesu, ukaba ubahaye izindi mbaraga. Haleluya. Ndagushimiye Mana, kuko uri Imana igira neza muri byose. Urakoze cyane Data, ushimwe kandi ukomeze gukora imirimo n'ibitangaza mu izina ryera rya Yesu. Amen. Bene Data, ndangije mbifuriza aho bucya, haba dimanche cyangwa se ku cyumweru cyangwa ku munsi wa Mungu, Uwiteka Imana azabahe icyumweru cyiza. Bene Data, aho muherereye hose turabakunda, n'Imana Imana ikomeze kubagirira neza mu izina ryera rya Yesu. Amen.